Mu gihe urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rutera intambwe ishimishije mu Rwanda, ingamba zarafashwe kugira ngo bukorwe mu mucyo kandi bwubahiriza amahame ajyanye n'igihe tugezemo abugenga. Amwe muri ayo mahame ni nko kugenzura niba imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro itangiza ibidukikije. Hano rero ndabwo turahageza amazi, ariko twazibonye hano hirya hari umugezi tuyobora, ducukura icyo bita baraje, tukayicukurura uruhande rw'umugezi, none tukayoboramo amazi, ibibonetse tukajya kuyungururiramo. Ubwo none twabirangiza tugafunga amazi agakomeza inzira, kandi namwe murabyibonera naho mwanyuze ndabwo tuzamija amazi. Hari hakurya wabonye tukimara kubona ko zihavuye, murabona twateye ibiti, hari indusi, handi na marongi gahari twabashije kugegeranya, ubu mbese ibyo twarabisubije. Muri gahunda ya leta ijyanye n'ibidukikije twateguye kiriya gikorwa bita bassin de décantation, ku buryo gikumira ari amazi yose mabi ava muri za chantier akaza agaca muri icyo base cya mbere kikayafilitra, akajya mu ya kabiri nayo kayafilitra, ku buryo noneho bituma amazi akomeze epfo aba byibuza amazi meza atajya kwangiza imirima y'abaturage. Uretse ko atari naho ngaho gusa, muri mine uko mubona hano muri mine ya Gifurwe dufite mu maside zose ahantu hatandukanye hari igikorwa kijyanye n'ibingibi bassin de décantation. Kuri ubu ngubu dufite hafu 5 zikwirakwije muri mine ya Gifurwe hano. N'ubundi bidakoze gutyo byatera ikibazo mu bijyanye n'ubutaka n'imirima y'abaturage n'ibyo byose. Niyo mpamvu mu nyigo twakoze byabaye ngombwa ko dushyira iki gikorwa mu bikorwa by'ibanze bigomba gukorwa muri mine ya Gifurwe. Waje kutohereza impuguke zitwigisha, ziduhugura mu byerekeranye ubucukuzi bukenewe ubu, harimo kubahiriza kubungabunga ibidukikije, harimo kubahiriza nyine umukozi ibikoresho byose agomba, aribwo security, ubutabazi, haza kubahirizwa yewe na agenda ishyirwamo ry'abategarugori muri mine, nabyo twaje kubyubahiriza. Iryo geragezwa rya CTC ryadufasha umwaka wose, ariko twaje kuvanamo inyigisho zihagije, biza no kutuviramo kubona certificat ya CTC kuri ubu mu masosiyete 6 yageragejwe, twabaye mu masosiyete 2. CTC nabyita nyine ni traceability, mu cyongereza bagita chain traceability, igaragaza nyine nk'uko biza kuvamo iriya company yitwa itriage kuza mu Rwanda. Nk'uko nabibabwira nyine turashimira leta yacu yuko yatubaye hafi kugira ngo tube mu bihugu byashoboye kwemera kubahiriza iyo gahunda ya itri, kuko ubu ngubu amabuye acukurwa mu Rwanda ari mu mabuye yemewe ku rwego mpuzamahanga, kuko yo agenda afite ya tag yemerewe n'abaguzi. Irindi hame ry'ingenzi cyane ni ukugenzura neza inkomoko y'amabuye y'agaciro, ari byo byitwa traceability mu cyongereza. Systeme ya tag mu by'ukuri twayitangiye hashize imyaka 2 twitangiye, ko twayitangiye mu mwaka wa 2010, ariko tuyitangira mu by'ukuri ku bushake bwacu, ko gusa twabavuga tuti ibyo bita best practices, pratique nziza mu bucukuzi, twebwe byanditse muri polisi yacu, mu gitabo cyacu biri muri polisi, bikaba no mu mategeko. Niyo mpamvu rero twavuze tuti biriya bintu byo gushimangira politike nziza cyangwa imiyoborere myiza cyangwa imikorere myiza tubitangiza. Noneho riya teko rya Obama bavuga, Perezida Obama, ryari twaratangiye, twarabitangiye. Niyo mpamvu ubu ngubu muri aka gace kacu, haba Kongo, haba se Burundi, haba Uganda, haba no mu Rwanda tubikora twenyine. Ahantu hose hari mine mu Rwanda tuhafite umukozi w'ikigo cyacu ushinzwe gukurikirana icyo gikorwa. Taginga ubundi ni ibintu bakora mu by'ukuri bigamije gusa kugira ngo bamenye aho amabuye yaturuka, nta kintu.
kuko ejo batazavuga ngo uyu nguyu yibye muri mine ya yiriya koperative iri hariya hakurya undi akiba muri mine itariye. Ibyo ubwabyo tag irabirwanya, kuko tag ivuga ko amabuye yacukuye ku gisimu, igihe kiva ku gisimu bayapimira aho ngaho, noneho amabuye akaza kuzamuka akajya ahantu bayatunganyiriza. Iyo bimaze gukorwa icyo gihe nanone haba indi tag ya processing tag iriho, tag ebyiri zigomba gukorwa. Izo tag rero zivuga yuko amabuye yavuye ku gisimu runaka apimirwa aho ngaho agafungwa aho ngaho, nyuma akaza kujya hariya muri stoke, none muri stoke bakazayatunganya bakongera ibyo bavukuyemo babimenye iby'imyanda y'ibideshe bakwira bagataginga bwa kabiri. Iki twabikoreye nuko iyi tag dukorera hano iva kuri mine, ariko iyo igeze nko muri Thailand cyangwa mu Bushinwa aho twohereza amabuye, burya ya mabuye yaturutse hano agera aho mu Bushinwa kitwa amabuye hano yakavomo. Yatagira komeza kazagira mu Rwanda ruzayashongesha ukayahinduramo wenda itini niba yo sigareti, cyangwa se niba ari koruta tantari kajya hariya na niyo bimuka gikwayo. Hari ingana zibikora aho ngaho muri Aziya cyangwa se Burayi. Ariko noneho iyo certification cyangwa iyo certification yo kwerekana aho amabuye ava ko biduha umutekano nk'igihugu. Amasosiyete n'amakoperative akora umwuga w'ubucukuzi rero yagiye akangurirwa kubahiriza ayo mahame mashya ku buryo amabuye acukurwa mu Rwanda aba afite ubuziranenge busabwa. Nirwo rwateye ya mbere mu gushyira mu bikorwa kugaragaza aho amabuye y'u Rwanda aturuka, cyane cyane ko abantu batari bazi ko u Rwanda rufite amabuye ahagije. Twaje gusinyanya rero amasezerano y'ubufatanye n'ikigo cya ITRI. ITRI ni association y'abantu bacuruza amabuye ya gasegereti, rero bita TIN mu Cyongereza. Ubwo nibo twasinya amasezerano ko bazajya badufasha mu gukurikirana inkomoko y'amabuye ava mu Rwanda. Muri rusange dufite amasosiyete acukura arenze 100 mu gihugu. Ni ukuvuga ntabwo ari agace runaka ko mu Rwanda wavuga ngo niko habera ubucukuzi gusa, ni mu gihugu hose, mu Rwanda hose tuhabona amabuye. Ariko ubusanzwe si amabuye yose muri rusange twakwita conflict minerals, ni amabuye y'ubwoko bune agenwa n'iryo tegeko ryashyizweho na Sena ya Amerika. Ni koruta, tukagira gasegereti, Wolfram ndetse na zahabu. Ayo mabuye mvuze rero niyaboneka muri turiya duce tubamo intambara muri Kongo, kandi akaboneka no mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bikikije u Rwanda. Gushyira mu bikorwa uburyo bwa tag rero ni inzira itangirira mu kirombe nyirizina. Buri gihe akazi gatangira saa 12 buri gitondo ngomba kuba ndi muri mine ndeba, badi kumwe n'abandi bantu bamfasha, ntagomba ndi njyenyine. Tukagenda ahantu bacukura, ubona ko ari amagarirano hatandukanye, aho hose ngomba kuhazenguruka nkamenya umusaruro wamaze kugezamo. Icyo gituma ntagomba kwicara, ngomba kuba ndi maso nzenguruka iyo mine ndi kumwe n'abandi bantu, tuba turi kumwe dufatanyije undi murimo wo muri RNRA, tuba turi kumwe, ariko nabo nkabagenzura ko ntago nabizera. Niyo mpamvu rero ari akazi kaba gakomeye, urabona ko mine ari nini, ariko n'ukoresha uko nshoboye kose kugira ngo hatagira undi musaruro uturuka ku ruhande ukinjira mo. Ikintu ngiye nkora ni ukora ko hari umusaruro wakwinjira muri mine ukitirwa ko wacukuye muri mine ya Gifurwe. Uko rishyirwa mu bikorwa, hari ikirombe nyirizina aho amabuye acukurwa. Kuri icyo kirombe kenshi haba hasaba ko haba umukozi wa leta ureba ko nta yandi mabuye aturutse ku ruhande. Hakaba hari ibyo twita tags, ucikirije mu Kinyarwanda ni ubujeni. Izo tag izi dufite ubwoko bugera kuri 3. Hari mine, nuko umucukuzi amaze gucukura, umukozi uhagarariye ikigo afata tag, kano kantu iyo ugahambiriye ntabwo nakongera kugafungura. Hari n'igitabo cyabugenewe, iyi bayita logbook,
noneho urebyemo imbere urabona hano bandikaho izina rya sosiyete yacukuye ayo mabuye ndetse na site, kuko sosiyete imwe ishobora kuba ifite amasite atandukanye. Aya makode mu Rwanda mu mazina ya Kinyarwanda dufite amasite yitiranwa, ubwo twashyizeho sisitemu ya kode kugira ngo nituba twashyize muri database niba ari amazina atandukanye y'ahantu hatandukanye ariko akaba ari amazina amwe, kuko mu duce tw'igihugu hari udusozi twitiranwa, ntitube twakwibeshya amabuye ko yaturutse ku gasozi runaka kitiranwa n'akandi. Izo kode nicyo twazishyiriyeho. Iyi ni itariki igihe amabuye yacukuwe ndetse n'igihe, isaha igomba kwandikwa n'uwayacukuye. Iyi ni ya nomero ya tag naberetse iyi ngiyi. Iyi nomero buri kirombe cyangwa se buri hantu hacukurwa ifite nomero zayo, ntayihuza na nomero y'izindi. Ni ukuvuga niba wenda tuhaye sosiyete A iyi nomero, hajemo kwibeshya bagiye mu yindi sosiyete, icyo gihe ya mabuye niba yaje yageze aho agurishwa, amakuru tukaza kuyashyira muri database, hazamo conflict yuko ayo mabuye iyi tag yari ya sosiyete runaka none ikaba isanzwe muri sosiyete. Iyo amaze kwandika aya makuru yose rero murabona ni nomero, umucukuzi wacukuye, umuyobozi wabo, ibiro ndetse naho ari bugurishe, igiciro yahereho wacukuye, n'ubwiza bw'ayo mabuye, inzira biri bucemo bijya ku isoko, uburyo biri bugere ku isoko niba ari imodoka cyangwa se bari bugende babyikoreye, ndetse n'uri bubitware. Icyo gihe none iyo barangije kuzuza urupapuro, n'umukozi uhagarariye ikigo ishami rya mine na geology arasinya, ndetse n'umucukuzi n'uwari ushinzwe umutekano w'ayo mabuye. Iyi kopi bayizana nyine muri iki kigo cyadukorana. Iyi kopi y'umuhondo ni iy'umucukuzi, iyi yindi y'irozi niza mu kigo.